Ikaze kuri Mukiri TV. Uyu munsi reka turebere hamwe Isa Brown ziri ku giciro cyiza cyane ndetse n'inkoko z'inyama za broilers nazo ziri kugurishwa ku giciro cyiza cyane. Izi ni inkoko z'umunsi. N'abakora iyi video mbabwira uburyo borora inkoko z'umunsi, hanyuma niba ufite gahunda yo korora inkoko z'umunsi za Isa Brown cyangwa se za Saso, iyi video ni yawe ndetse uyisangize n'undi muntu wese uze ubifitemo gahunda. Nabaha ikaze. Njye nitwa Mr Sam. Nibitarakora subscribe ari kuri Mukiri TV, ugira ubwajya kuko wakora subscribe ugakanda like ukaduha igitekerezo cyawe buri comment. Isa Brown ni inkoko nziza cyane, ni breed nziza cyane by'umwihariko ku bantu bashaka korora inkoko bagamije kubona amagi menshi cyane. Hanyuma tukagira n'izindi nkoko z'inyama zitwa broiler Kobe 500. Izi nazo ni inkoko z'inyama zikura neza cyane mu minsi 45 ukaba ufite umusaruro wawe mwiza cyane. Muri iyi video turarebera hamwe ibiciro. Ese inkoko y'umunsi ya Isa Brown igura amafaranga angahe? Isa Brown zizwiho gutera amagi menshi cyane. Hanyuma se izo nkoko z'inyama za Kobe 500, broiler Kobe 500 zo zigura gute umushwi w'umunsi? Ese ni gute borora inkoko z'umunsi? Video ivuga uburyo borora inkoko z'umunsi iyo narayikoze imeze neza yagufasha. Hanyuma reba iyi ngiyi umenye ibiciro ndetse umenye amateka y'inkoko za Isa Brown, umenye umusaruro zitanga, hanyuma umenye n'uburyo izi nkoko dushobora kuba twazigereranya n'indi breed ikunzwe mu Rwanda yitwa Saso. Hanyuma uraza kutubwira breed wakunze ndetse niba ufite gahunda yo kuba wakorora izi nkoko by'umwihariko uhereye ku nkoko z'umunsi. Wanyandikira cyangwa se ukamamagara kuri nimero 0788831168. Iyi nimero maze kubabwira iba no kuri WhatsApp, even no kuri call naho watubona, hanyuma ukaduhamagara. By'umwihariko ku bantu bari mu mujyi wa Kigali, dukorera Kigali Kicukiro i Gahanga. Ku muntu wese ukeneye izi nkoko z'umunsi za Isa Brown cyangwa se izi za broiler Kobe 500, ndabaha ikaze. Izi nkoko za Isa Brown zikomoka mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni inkoko zikorwa na company bita Isa cyangwa se Institut de Selection Animale. Iyi niyo company yo mu Bufaransa yakoze ubu bwoko bw'inkoko bita Isa Brown. Iyi ni inkoko ifite amateka ahambaye cyane mu bijyanye no gutera amagi menshi cyane. Hanyuma izi nkoko zindi bita Saso nazo zakorewe mu Bufaransa, nazo zikaba zizwiho kwihanganira indwara ndetse no kuba zarya ibiryo bitandukanye ndetse no kwihanganira ikirere. Izi breed tugiye kuzigereranya, hanyuma niba ufite gahunda yo korora Isa Brown z'umunsi umwe cyangwa se iza broiler z'inyama bita Kobe 500 wahita unyandikira kuri libero nababwiye. Hanyuma izi breed zose tumaze gusanga ko zakomotse mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko Isa Brown akaba ari inkoko zitera amagi menshi cyane apana kuba ari inkoko z'inyama. Hanyuma izi za Saso zo zishobora kuba zatanga inyama ndetse zigatanga n'amagi. Izi ziri mu bwoko bw'inkoko bita Dio Papas. Hanyuma umusaruro rero mu bijyanye no kuba zaba ahantu, Saso zikunze kuba zaba ahantu bita semi intensive cyangwa se zishobora kuba zaba mu bisambu no mu nzu hose zikaba zahaba nta kibazo zigize. Ariko Isa Brown zo ni inkoko uba ugomba kwitondera kuko ntabwo zigira ubudahangarwa bukomeye cyane nk'ubwa Saso. Reka tugereranye ku musaruro. Ku bijyanye n'umusaruro rero, Isa Brown ni inkoko zitera amagi menshi cyane. Isa Brown zitera amagi ari hagati ya 280 na 320 ku mwaka. Umwaka ugizwe n'iminsi 365. Ni ukuvuga ngo Isa Brown ishobora kuba yatera muri iyo minsi, ishobora guteramo iminsi iri hagati ya 280 na 320, mu gihe Saso yo itera iminsi iri hagati y'ijana na 180 na 220. Urumva ko Isa Brown mu gutera amagi iri hejuru cyane.
gutangira gutera. Isa Brown ni breed itangira gutera mu buryo bwihuse cyane, ntabwo itinda. Hagati y'ibyumweru 18 n'ibyumweru 20 Isa Brown iba itangiye gutera, mu gihe Saso yo bisaba hagati y'ibyumweru 22 n'ibyumweru 24. Urumva ko Isa Brown mu bijyanye no gutera itera vuba cyane. Ikindi, Isa Brown ibasha kuba yatera amagi manini cyane ugeranije na ya Saso. Saso zitera amagi aringaniye afite size zitandukanye, ariko Isa Brown ishobora kuba yatera amagi manini ugeranije na ya Saso. Isa Brown zishobora kuba zatera amagi ajya gusa n'ibara rya brown n'ubundi, mu gihe Saso ishobora kuba zatera amagi avanze nyine agiye afite amabara atandukanye. Hanyuma mu gukomeza gutera rero, Isa Brown zikomeza gutera mu gihe kinini cyane ugeranije na Saso. Hanyuma tumaze kurebera hamwe igereranya mu bijyanye n'umusaruro. Hanyuma reka turebe noneho uburyo izi nkoko zibasha kuba zarya ibiryo, uburyo ushobora kuba bazigaburira, ndetse no mu bijyanye n'ibibi bya buri bwoko. Ibyo nabyo turaza kubirebera hamwe nk'uko natangiye video mbibabwira. Isa Brown, ibyiza bya Isa Brown. Isa Brown zitera amagi menshi cyane, ikindi zigatangira gutera hakiri kare cyane, ndetse zikaba zigira n'amagi akunzwe ku isoko ndetse anagurishwa neza cyane. Ikindi, Isa Brown zikaba ari nk'uko nyine zikwiriye umuntu wese ufite gahunda yo guproducinga cyangwa se zo korora agamije amagi menshi cyane. Ibibi bya Isa Brown ni ibi bikurikira. Isa Brown isaba indyo yihariye kandi n'isuku ihoraho cyane ku rwego rwo hejuru cyane. Inkoko zose zisaba isuku, ariko Isa Brown yo isaba isuku yihariye, kuko ushobora kutabyita ugasanga ziragupfanye cyangwa se ntabwo ziguhaye umusaruro nk'uko wari uwiteze. Isa Brown ni breed isaba kororerwa mu nzu, ntabwo ari nka za Saso ushobora kuba wakororera no hanze zikaba zabasha kwihangana. Isa Brown ntabwo zigira ubudahangarwa bukomeye cyane nk'ubwa Saso, niyo mpamvu zo akenshi zororerwa mu nzu kandi ukazitaho mu bundi buryo budasanzwe. Isa Brown ntabwo zibyibuha ngo ube wazitegaho kuba zazaguha inyama nyinshi cyane. Isa Brown ziri mu bwoko bw'izitanga amagi apana mu bwoko bw'izitanga inyama. Ikindi, Isa Brown zishobora kurwara vuba mu gihe utazitayeho. Isa Brown ugomba kuzitaho mu buryo buhoraho, mu gihe utazitayeho neza zishobora kuba zarwara. Ikindi, ntabwo zihanganira ikirere gihindagurika cyangwa se kuba zaba hanze ahantu ho mu bisambu. Isa Brown ntabwo zifite ubwo budahangarwa bwo kuba zaba ahantu h'ibisambu. Niba ugiye zororera ahantu mu nzu, uziteho neza nawe ziguhe amagi menshi cyane nk'uko twamaze kubirebera hamwe hejuru. Hanyuma ibyiza bya Saso. Saso zishobora kuba zatanga inyama n'amagi, ziri dio papa zishobora kuba zatanga ibyo byombi, ndetse zirakomeye mu bijyanye no kwihanganira ikirere ndetse no kwihanganira ibiryo by'ubwoko butandukanye, haba ibyo ku meza, haba ibyo ku masoko, zo zishobora kuba zabasha kwihangana. Ikindi, Saso zishobora kuba zakwishakishiriza ibyo kurya cyangwa se ibyitwa free range, zishobora kuba zaba mu bisambu zikabasha kuba zashakisha ibyo kurya, ntabwo ari nka Isa Brown. Hanyuma ikindi, Saso aborozi bo mu cyaro cyangwa se abatarabigira umwuga neza nabo bashobora kuba bazorora, kuko zidasaba kondisiyo nyinshi cyane nka Isa Brown. Hanyuma mu bijyanye na Saso rero, imbogamizi kuri Saso nuko zidatera amagi menshi cyane ugereranije na Isa Brown. Ikindi, Saso zikaba zidatera amagi manini cyane ugereranije na Isa Brown, ariko nazo twamaze kurebera hamwe ibyiza byazo, dusanga nabyo ni byinshi cyane kabisa. Hanyuma ni gute rero wahitamo breed? Niba ufite intego yo kubona amagi menshi cyane, hitamo Isa Brown uze tuguhe imishwi. Umushwi umwe wa Isa Brown tugurisha amafaranga 2,100 gusa, umushwi umwe wa Isa Brown.
hanyuma umushumwe wa broiler z'inyama zimwe nababwiye za Kobe 500 umushumwe ugura amafaranga 1300. Niba uri tayari utunyandikira cyangwa se umpamagare kuri nimero 0788933168 ugamije korora saso cyangwa se broiler z'inyama zimwe za Kobe 500 umushumwe ugura 1300. hanyuma Isa Brown zitera amagi menshi cyane umushumwe ukaba ugura 2200 gusa. Yes, rero niba uri tayari ukoresha iyo nimero nababwiye cyangwa se unyandikire muri comment ibindi tubiganireho neza cyane 5 kuri 5. Ndagushimiye kandi like ukore subscribe niba utarayikora ukomeze ukurikire ibindi biganiro byinshi kandi byiza hano kuri Mukire TV. Ngeritwa Bizasa nk'ibisanzwe.